birababaje kubona umuntu ushaka umusaruro ariko akirengagiza guhinga cyangwa ntiyifuze guhinga. Birababaje kumva umuntu ari kwitwaza ubuzima bwe bugoye ariko akaba yarirengagije amahirwe yagiye ahura nayo yose. Birababaje kuba wagira ubwenge bwo kumenya amahirwe yo guhitamo icyiza ariko ntuhitemo ibyakugirira umumaro. Birababaje kubona umuntu ashakisha ukuri kumwemerera gukora ibyo ashaka aho kugira ngo ashakishe ukuri kumuyobora. Birababaje kubona umuntu yifuza amahoro kandi mu mutima we ntayo afite, cyangwa se umutima we uhora n'inzika. Birababaje kugira amahirwe uyu munsi ariko ukayakerensa ngo uzayakoresha ejo. Birababaje kubona umuntu yifuza kumera nk'abandi ariko akirengagiza kumera uwo yaremewe kuba we. Birababaje kubona umuntu ashaka gushimwa n'imbaga nyamwinshi ariko we akirengagiza ibyo umutima umuhitishamo gukora cyangwa se ibyo umutima we umushimira. Birababaje kubona umuntu amenya aho ikibazo kiri ariko we ntagerageze gushaka kugikemura ahubwo akagerageza gushaka kugitwikira. Birababaje kuba wahura n'imvugo ngo ejo nzahindura ibi, ugacya ukongera ngo ejo nzahindura ibi, ntufate umwanzuro wo guhita ubihindura ako kanya. Birababaje kubona umuntu ahora yifuza kuvuga ngo ejo nzagira ejo heza kandi adashaka gutegura uyu munsi heza cyangwa ngo ategure ejo heza ahereye uyu munsi. Birababaje iyo uri kwangiza uyu munsi hawe ntabwo ushobora kubona ejo heza. Birababaje rero kuba wakumva ko uzabona ejo heza kandi uri kwangiza uyu munsi hawe. Birababaje kubona umuntu ashaka kugera ku ntego ariko nta cyerekezo cyangwa nta mbaraga zo kuzigeraho afite. Birababaje kubona umuntu yanga inama ahubwo ugasanga nyuma yemeye ingaruka. Birababaje kubona umuntu avuga byinshi cyane ariko agakora bike cyane. Nabyo birababaje. Birababaje kubona umuntu ahora yifuza imbabazi akumva yababarirwa ariko we akumva adashaka kugira umutima ubabarira. Birababaje kubona umuntu atinya gutangira nyamara akazicuza icyatumye abitinya, cyangwa se akazicuza icyamuteye gutinya gutangira kubera hari aho atari kugera. Birababaje kubona umuntu yagira impano ariko akayitesha agaciro. Birababaje kubona umuntu asenya ejo hazaza kubera ibyishimo by'akanya gato abonye.
adakunda umuntu wamuha inama cyangwa wamukosora. Birababaje kubona umuntu yiringira amahirwe gusa kandi akirengagiza gukora. Birababaje kubona umuntu yirengagiza cyangwa se atinya gutsindwa, nyamara akazicuza icyatumye atagerageza.